Shalom, reka nongere nkuramutse mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa 227 muri uyu mwaka 2023. Dore Uwiteka aduhaye gutera intambwe nshya. Umva rero icyo dusabwa gukomeza gukora, ngo tugume mu maboko y'Uwiteka. Impamvu usa gutyo kandi ukaba wararemanywe izo ngingo z'umubiri wawe ufite, ntabwo ari amahitamo yawe, icyo uracyibuka. Ahubwo wabihawe kugira ngo uzabikoreshe wuzuza icyo waremewe, cyangwa wuzuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Noneho rero umva, wibikoresha uko ubonye. Banza umenye icyo uwabiguhaye ashaka kubikoresha. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere havuga iki? Ngo nuko ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizimwa, byera kandi bishimwa, ariko gukorera Imana kwanyu gukwiriye. Ni ibiki rero? Urabona uwo mutwe wawe uko umeze, amaso yawe uko ameze, amazuru, amatwi, amaboko, amaguru, umugongo, igihimba, buri gice cyose cy'umubiri wawe wagiherewe kugikoresha umugambi w'Imana. Hanyuma fata umwanya umenye ngo ayo maguru ntabwo uyafite kuyakoresha ibyo witekerereje, agomba gukora mu kubaka ubwami bw'Imana. Iryo jwi ryawe, ako kanwa kawe, amaso yawe, ayo maboko nayo kubaka ubwami bw'Imana. Imitekerereze yawe niyo kubaka ubwami bw'Imana. Kuba ubasha kumva ni ukugira ngo wubake ubwami bw'Imana. Ntabwo ubiherewe kwinezeza no kubikoresha ibyo amarangamutima y'umubiri ashaka. Oya, just use it to please your maker. Nta yindi task, nta n'ikindi Imana igusaba, ni ibyo byonyine. Turagushimye Mwuka Wera. Thank you for this new day. Thank you for your mercy. Urakoze kubw'ubuntu bwawe. Duha ubwenge butuma dukoresha neza ingingo z'imibiri yacu. Imitekerereze yacu itekereze ibyo ushaka ko dutekereza, dukore ibyo ushaka ko dukora. Utubabarire iminsi yose twamaze twikorera ibyo dutekereje n'ibyo dushaka, tutitaye ku byo waduhaye. Ibi ni ibikoresho waduhaye ngo tugukorere bidushoboze. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.